nyakubahwa General Sultani Makenga, hayi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ni general. Aba bantu uko ari babiri bagiye kurwana, bumvana imitsi, imbunda ku yindi, bayinoti. Donc icyajyanye Sebarundi muri Kongo nicyo kigiye kugaruka mu maso hanyu. Donc ikintu cyatumye habaho provocation y'ubufatanye hagati ya RDC ndetse n'u Burundi. Aya masezerano yidirika aba yaragize Sebarundi Evariste Ndayishimiye. Ngiyewe ni General Prophete Marite, ibi bintu ngiye kuvuga cyangwa ngiye kubibwirira. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, abariye bayo, abapatana bayo, inshuti fapfe, babandi dusangiye gupfa no gukira, babandi bankunda bitari uburyarya, dutangira iteraniro tukanarisoozanya. Ngiye kubaha amakuru kuko hano harimo n'ikindi gice tugira, nta bipfa nta nibikira, araza kumva akigira. Hari n'indi kipe tugira yo kuturwanya, kuduca intege, kudupinga, ibintu nk'ibyo. Sava ubwo nibwo buzima nyine bwubatse n'abandi bose, n'udakora ibi nawe nuko. Noneho rero ibi ngiye kukubwira ntabwo ari inzozi, ni amakuru y'ukuri kandi ava indani. Yewe ndi kuri teri, ndi kuri teri ninkubwira ibintu ujye ubibona uko Imana ibimbwiye. Sava ndaperesize ibi ni Imana ibimbwiye, ari abantu bamaye amakuru bari kuri teri. Sava buno rero ibintu tugiye kuganira mu byitondere, ibintu ngiye kubabwira mu byitondere. Sebarundi yagiye muri Kongo azi ko intambara agiyemo abagiye kurwana nabo ari umutwe ngo wa M23 w'abasirikare 100 ngo bazabumutsa cyangwa singa bigihumbi. Ageze za Masisi n'ahandi utaragera Igoma, ubwo ni mu majyaruguru, Ndayishimiye ararwana birananirana, asanga biri guhinduka, ari gutsindwa. Evariste Ndayishimiye ahungira Igoma. Ubwo ariko mvuze Evariste Ndayishimiye ni FDNB, ahungira Bukavu Uvira i Bujumbura. Sava ibyo simbigarukaho. Intambara Sebarundi yarwanaga muri Kongo irarangiye. Mbisubiyemo, intambara Sebarundi yarwanaga muri Kongo irarangiye, kandi irangiranye n'ingoma ye, kandi isenyuye ubutegetsi bwe. Kandi abantu bagiye kugusimbura wowe Evariste Ndayishimiye bazaba inshuti n'aba bantu wita ngo na RDF n'inkotanyi. Aba uza kugusimbura arabishuti nabo. Kandi iyo mwijurira rero ibintu ngiye kukubwira ubyitondere, ubyumvirize. Sava komenti zirafunguye, udehe n'igitekerezo cyawe nawe uko ubibona. Ariko ngewe amakuru nkuzaniye nuko intambara irangiye. Nyuma y'izi ngabo zasohotse Rumangabo, Makenga yagiye guhesha impamyabumenyi nyine abasinyira cyangwa se abyemeza cyangwa se akofirima ko bahejeje imyitozo. Mwababonye 9,000 ngira ngo na 340. Sawa. Evariste Ndayishimiye yagiye muri Kongo, Imana yaravuze atarajyayo, ndetse no kuvayo Imana yavuze uko uzavayo. Ariko jewe iyi ni message ntanze ku Barundi bakunda amagara yabo n'ubuzima bwabo. Never avuye muri Kongo, never avuye muri Kongo. Evariste Ndayishimiye avuye ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye ibyiwe navuga ngo ntabwo Imana yabihaye umugisha, nta nubwo yabihaye amahirwe iyo kuresisinga ngo bibandanye. Nta nubwo ibi bintu ndi kukubwira ari ibintu biza gutinda cyangwa guteba, kuko jye simba muri nza, ndi umuhanuzi imbere n'inyuma. Jewe ndi Prophete General Marite. Nukuvuga ngo
iyi ngoma y'abasendidedefudede umuhero wayo ni Kongo. Iminsi yose barwanyeyo, iyo baza kurwana Imana iri mu ruhande rwabo baba barakize ku rwego ugiye ntashobora kukumvisha. Iyo baza kurwana Imana iri mu ruhande rwabo bari kukubita M23 iba yarahungiye i Bugande indi gahungira mu Rwanda cyane ahandi. M23 Uburundi Imana iri mu ruhande rwayo cyangwa mu ruhande rw'Uburundi, intambara iba yaraheze. Ariko mu Rwanda nk'ingabo zidafite umwami, mu Rwanda nk'inzuki zidafite umuyobozi, n'abasirikare mudukurikira mubasha kubyumva mu ntahure, kuko iyi message abyibuka bakitera bwa mbere narababwiye ngo Imana nimujyanye, genda ntibabyumva kuko bikundira amafaranga cyangwa bikundira amahera, kimwe muri ibyo. Uyu munsi wa none ibimenyetso birigaragaza, nta tsinzi n'imwe ku rugamba, nta tsinzi n'imwe mu gihugu, nta gikorwa na kimwe kigaragara oyaye, ahubwo igisirikare nacyo kiri kunyunyuza abandi basirikare. Igihugu cyabaye ubutayu, ntaho akazi kari, ntaho ubuzima buri, ntaho imibereho iri, ibintu byarivanze, ibindi birivayanga, ibindi bibakavuyo, ibindi bibakajagari, nta barabara, nta mugambi n'umwe mwapanga ngo Imana ibashyigikire. Ubundi Yesu yaravuze ngo niba ndi bujye gutabara tutajyanye ndirirwa njya hehe? Niba Imana mutajyanye ku rugamba ubundi urajya kurwana ibyiki? Nose niba Imana itari kumwe nawe mu mwanya wa perezida, ntibane nawe mu mwanya wo kuba umugaba w'ingabo, ntibane nawe mu ntambara, ubundi ubwo uri kurwanira iki? Nje naba ndi kurwanira iki? Excuse me, wese waba urwanira iki? Ikiriho nikigaragara nikibonekeza nuko amatwi yumva y'impene ngo ahiye, kandi ari mu rupfu ntiyumva inzamba cyangwa se ihone. Uyu munsi wa none niwitegereza cyangwa nunareba Uburundi amahanga yarabutereranye, ntumbaze niba bwaracumuye bugacumura mu isi hose. Uburundi igihugu, abene gihugu ntibazi iyo biva niyo bijya, nta muntu n'umwe wakandikira Uburundi ngo umubwire uti Uburundi buhagaze aha cyangwa buraha, akuna. Uburundi buri mu yabira, ayabira burimo ntabwo bwayishyizemo, ni CNDD-FDD yabushyize mu yabira. Ofete rero niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo Gisekedi yatabara Uburundi, nawe ntiyitabaye. Niba ziriya ngabo zose SADC, EAC byarateraniye kuri M23, M23 yari itariyubaka, M23 yari itarashyiraho inzego naka, itarafata Goma, itarafata Bukavu, itarafata Uvira, itarafata Minembwe. S'il vous plaît, ibintu ejo ho numvise M23 ivuga ngo aho yafashe ntizaharekura. Ejo ho numvise Rugabo avuga ngo yiteguye kurasana na Amerika. Somalia twatsinze Abanyamerika, hano Kiba yatsinze Amerika. Donc uyu Lieutenant Colonel Rugabo yarari kugaragaza ko Amerika nimanuka kurwana biteguye kurwana nayo. Mwire Evariste Ndayishimiye njya gusiga ndamurinda ibintu bigiye kukubaho na amateka, na amateka, na amateka. Reverien yigeze avuga ngo inkende yurira igiti bikagenda igaragaza ubwambure bwayo. Namwe ahantu hose mutsinzwe, ubwambure bwanyu mwabushyize hanze. Ubu rero twigwaneho na FD na ntuza na M23 na Red Tabara. Iryo huriro mugiye kuryakira. Ingabo zimwe zizinjirira Ruwe, izindi zinjirire hehe, imipaka yose igisirikare kizajya kihinjirira. Wewe uvuge ngo none byagenze gute? Hari amagambo amwe namwe bavuga ngo kirakingiye kandi
neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye CNDD-FDD igiye gusubirizwa mu ndumane. Sultani Makenga, Liyetona Koloneli Rugabo, abantu babo bapfuye, urupfu rwa Ndayishimiye, ibyago bya Ndayishimiye, turetse na biriya Kongo yiteguye kugusubiriza mu ndumane. Kandi igitangaje gihari ni uko iminsi yose umaze nta kwitegura no guhangana nibura umunsi umwe. nawe urabizi Burundi bugiye gutegwa kandi butiteguye, kandi mu kanwa ngo baragaba, imbonera kure nizo zikirarira, ni nazo zikirinda. Aha ntiwibaze ngo imbonera kure zirinze igihugu kwere. Buno rero tuvugana, n'ubu tuvugana, ubu turi kuvugana, message ge nakiriye, message ge nabonye, neva muri Kongo ugiye kuhava burundu, ubutazongera kurebayo no gusunutsayo no gukorerayo, kuko n'ingoma yawe birajyanye, birarangiranye, birasandaranye nyine. Ingabo zawe zimwe zigiye kujya muri M23, FDNB igiye kubangajema muri M23, bayangaje abarundi benshi bajye mu gisirikare cya M23, banakomerezeho kandi banabandanyirize ko bo ubwabo nka ziriya ngabo mwabonye Makenga yagiye guha umugisha, iz'ubutaha muzabonamo FDNB yapasinze mu bandi, iharaniye amahoro muri Nord Kivu na Sud. Apana baredi tabara, apana abantu bariya na bariya. Icyo nzi cyo nuko Makenga afite byinshi agwanye nabyo, na Liyetona Koloneli Rugabo bafite byinshi bibahanze bari kurwana nabyo, ariko impera n'imperuka nimero ya mbere bafite Gaspard Baratuza, Reveriyane Ndayishimiye, Prime Niyongabo, igisirikare cy'u Burundi, amateka cyanditse muri Kongo ntabwo ari busibangane, ahubwo ari repeta yisubiremo. Kandi ibintu bigiye kuba mu Burundi, udukwegeye, uduhamagariye iryo shyano n'akaga ni Evariste Ndayishimiye. Yenda se urabyumva uvuge ngo biravugwa, ngo bihora bivugwa, sawa, ariko ikigiye kuba yo mu ijuru irareba. Bamaze kugambanira ubutegetsi bwawe, bamaze kubuzenguruka, bazi intege nke zawe aho ziri, bazi uko uryama n'uko ubyuka. Maneko zari zimaze iminsi mu Burundi zamaze kugeza amakuru muri Kongo. Rugabo, Liyetona Koloneli arabizi ibindi kuvuga, kandi nyuma rwose afande Rugabo uzampinyuze ko amakuru utayafite yo gusenya Burundi no kurimbura Burundi. General Sultani Makenga uzampinyuze ko aya makuru utayafite yuko mugiye gusenya Burundi no kuburimbura no gusenya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi mukabifuta aya makuru, muzaminyuze ko simwe muyampaye, ariko ndayafite, ndayazi, imigabo n'imigambi murimo ndayizi rwose. Rero Evariste Ndayishimiye ajya ari menge, kubera ko ntabwo biriya bavuze ngo kudeta yarase nanone kuwa Mungu haheze itariki 18 z'uko kwezi kw'indwi, nibyo na 19 Tshisekedi yasubitse urugendo ari kugirira mu mahanga muri Loni. Iryo joro nibwo amasasu yavugiye iwe, igihe cy'isaha ni cyishe. Ntabwo uvaho mbere ne Evariste Ndayishimiye. Rero ndi seriye ko aya makuru arayo kwizerwa. Hari ibiri gutegurwa n'ibiri gupangwa, biriya imuveterwa ngo ntituzaharekura.
generali Makenga, generali Liyotona Koloneli Rugabo, muri twigwaneho no muri M23, aya makuru cyangwa se iri jambo ryo kuvuga ngo na Amerika niza turarwana cyangwa duhangana, ukumva bari kuvuga ngo aho twafashe ntabwo bari buharekure, ukumva baragarutse baravuze ngo Uburundi, nta disikuru irangira batavuze Uburundi, nta disikuru uko ari babiri, nta disikuru nimwe igihera batavuze Urundi. Bitwite iki, bihatse iki, byikoreye iki? Icyo bitwite uzakibona kivutse, icyo bihatse ukibone kivutse, kubera ko bo baravuga, kandi bo mu kuvuga kwabo bakavuga yenda bataduduriraho nkanjye cyangwa barase ku ntego, ariko imivugire yabo igaragaza amarira, agahinda k'ibintu bibera mu Minembwe, muri Noro Kivu na Side Kivu, mu Barwanda fomu. Bano bantu rero agashya gahari, babitse icyo nakita kado, babitse amazimano, babitse amabanga. Bo ntabwo bari bukora ibintu by'ubujajwa, by'ubugoryi, by'ubusutwa nk'aba bantu ba Wazarendo, FDLR, yaye. Aba bakora ibintu biri profesiyoneri, biri ku rwego rutarimo swati, rutarimo guhusha. Hano barashora amahera menshi, ariko umugambi wabo ukaba successful, ukaresisinga, ukavamo kandi ugakunda. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro by'abarokore, ibyiringiro by'abasenga, ibyiringiro by'abakristo, nagira ngo nkumenyeshe ko cyangwa se nkubwire ko iba myinshi gahimwa n'umwe. Ntabwo hano mvuga ngo Makenga arasimbura Imana cyangwa Liyotona Koloneli Rugabo, oya, cyangwa n'abandi, niyo mbare Godefroid n'abandi, oya, Imana iguma ari Imana. Ariko hano hari ibintu bibiri, hari ibintu bishobora kuba mu Burundi kiturumbuka surprise, hari n'ibintu bishobora gutera biturutse hanze y'u Burundi giturumbuka surprise. Ibyo bintu Umurundi wicaye atabyumva atanabizi, navuga ngo warakererewe, cyangwa ureba hafi, cyangwa wumvira hafi, cyangwa ntubyitaho, cyangwa se ntubikurikirana. Ariko umuntu wumviriza akihweza akanitegereza, ishyamba si ryeru n'igicu si sawa. Hano hantu harimo michezo ya ndani y'ibintu bigiye kuba, ariko binyejejwe amaso ya benshi, ariko bihishurirwa inzoya cyangwa se abaswa cyangwa se ibijuju. Ariko Bibiliya igivuze iravuga ngo mbwira uriwe nanjye nkubwira uwo ndiwe. Niba Imana itakuzi nawe ntuyizi, niba uyizi nayo irakuzi. Hano niba rero abantu bashobora kubaho ubuhumyi, muratunguwe. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo musenge ubudasiba, 100%, kubera ko igihugu kigiye gufatwa, kandi disikuru za Neva ni komedi, nta n'ijambo rindi azongeraho. Vraiment harimo abantu bibwira ngo ubwo birakomeye, ngo ubwo birahambaye, ngo gutembagaza cyangwa kubogoza, ngo oyaye, ni ijambo rimwe gusa. Ikintu kitapfa gukunda ni ikintu Imana itarimo, ariko niba Imana iri mu ruhande rwa Makenga, rwa Rugabo, rwa Niyombare, rwa opozisiyo iri mu gihugu n'iri hanze y'igihugu, tuzabajya nk'abajya imitsima. Niba rero ari nayo ubwayo izihagurukira, kuko nayo irabishoboye igakoresha n'abari mu gihugu, tuzabajya nk'abajya imitsima. Igihari cyo, hari igitero kiri gutegurwa simusiga, uko kiraswa n'uko gipangwa n'uko kizaraswa aho simpagera. Mugabo hari igitero simusiga kigiye gusambura, kigiye gusenya, kigiye gukubita
iyi ngoma ikavaho. Ibyo byose nzabinyuramo senga, ko Yesu yabinyuze masenga, abanzi banjye azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo senga, ibyo byose nzabinyuramo senga, ko Yesu yabinyuze masenga, abanzi banjye azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo senga, ibyo byose nzabinyuramo senga, ko Yesu yabinyuze masenga, abanzi banjye azabahindura abakunzi banjye. Ibyo byose nzabinyuramo. Bibiliya iravuga ngo nzabagira umutwe ntabwo nzabagira umurizo. Sinzi ko iri jambo abantu baryumva kumwe cyangwa barisoma kumwe. Nzabagira umutwe ntabwo nzabagira umurizo. Iri jambo rirakomeye. Bibiliya ikongera ikavuga ngo muri inzabya z'iby'icyubahiro ntabwo muri inzabya z'ibiteye isoni. Sinzi ko ntabwo biri mu gitabo kimwe, n'umuhanuzi wabyanditse si umwe, ariko ayo majambo uko ari abiri arasa, arajyanye namwe. Nzabagira umutwe ntabwo nzabagira umurizo. Burya umurizo ni akantu wabura ubuzima bukendereye. Umurizo ni ikintu kiri ku itungo cyangwa ku nyamaswa, mugabo umumaro wacyo urahari ariko si munini, ni muto cyane. Imana ireba ingingo zose zigize umuntu. Sinzakugira amaboko, amaguru, avareri y'umutwe wawe ujya uwubona. Umutwe wawe ugutwaye imyaka 30, umutwe wawe ukuyobora. Uyu mutwe hariho amaso, hariho amatwi, hariho akanwa, hariho amazuru. Uyu mutwe avareri y'umutwe n'avareri y'umurizo kopra hagati na hagati. Wibaze umurizo, wibaze n'umutwe, wowe wihereyeho nyine wumva agaciro izo ngingo zifite. Umwe bamuca umurizo, undi bamuca umutwe. Rero Bibiliya yivuze iravuga ngo nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Iyo Imana ikugize umutwe ivuze kuyobora, ivuze kuba umutware, ivuze kuba umuyobozi. Umutwe ni utwara izindi ngingo zose cyangwa igihimba gisigaye cyose, ni umutwe ukiyobora. Iyo rero bavuze ngo nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo, abantu ntibabyumve. Ubundi umutwe urabona, urumva, uravuga, urareba. Umutwe urikorera, umutwe urabara, uratekereza ibintu byinshi. Nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Imana ishobora kukugira umutwe mu buryo bw'amafaranga, ukagira amafaranga meza y'umugisha. Yakugira umutwe urugo rwawe rukagera i Siyoni. Doko umutwe, kandi niyo ivuze umutwe ntabwo ivuze abantu b'ibijuju cyangwa b'ibigoyi cyangwa b'injiji ikavuga ngo nkugize umutwe. Ntabwo urwo rugero ntiturufatira ku bantu badakwije cyangwa batujuje. Ivuze ngo nzakugira umutwe wari Yosefu yari umutwe. Umutwe wari Daniel yari umutwe wari Eliya yari umutwe. Noneho harimo n'abagabo batari umutwe ariko bafite imitwe, bifitiye ibintu by'ibisekuru byadominye inkomezi n'ubwenge bw'umutwe, bifitiye kurogwa, guhura n'ingaruka z'iyi si, kumwe ubuzima buducanga bukadukaranga, ugasanga umuntu yahindutse cyangwa yabaye udafite ubushobozi bw'imiyoborere myiza mu mutwe we, cyangwa kuyoborwa cyangwa kuyobora mu mutwe we. Niyo mpamvu rero Bibiliya ngo nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Kristo ni umutwe, ni umutwe w'urugo. Iryo jambo niho rigaruka ngo uriya ni umutwe w'urugo. Iryo jambo rikagaruka. None wewe uri iki?
njyewe ndi iki? Imyaka ushigaje kubaho, Imana ikugira umutwe, were kuba umurizo mu izina rya Yesu Kristo. Data akugira umutwe, kandi uzuri umutwe ukomeye, kandi uzuri umutwe udasanzwe. Nzakugira umutwe, ntabwo nzakugira umurizo. Hari aho tumera imirizo kubw'ibyaha, hari aho duca imanza zibera kubw'ibyaha tukamera ibyaha bishobora kuguteraho umurizo, bigatuma usuzugurwa. kandi ibyaha hari ibyaha by'igisekuru, ibyaha by'igihugu, ibintu runaka bishobora kukwiboheraho cyangwa bikakwizingiraho, bikazarangira ubaye umurizo. ariko hari n'umugisha ushobora kukwiboheraho, hari n'umugisha ushobora kuza kuri wowe bikarangira ubaye umutwe. Rero nzakugira umutwe, ntabwo nzakugira umurizo. Bivuga ngo nzagukoresha iby'icyubahiro. Iri jambo impamvu abantu bataryitaho, kubera ko Imana yabyanditse ikabivuga ikabihamya ngo nzagukoresha iby'icyubahiro, kandi igahita iprese ikavuga ngo ntabwo ari ibiteye isoni, si ibisuzuguritse, ni iby'icyubahiro. Wari wakora akazi k'ubuyaya cyangwa k'ububoyi wumva ukuntu usuzugurwa? Wari wakora ikiyede cyangwa ubupuranto wumva ukuntu usuzugurwa? Turabidefanda kuko nanjye muri utwo hari ako nakoze, tukabininahaza ngo akazi kabi kaguhesha keza, udakora ntakazi ngo wakora icyo ubonye. Sava mugabo, ijambo rikwanditseho ryanditse ngo iki? Ijambo wasomewe wabwirijwe rivuga ngo iki? Niba bikuriho ubyemanga ubyemera, ubwo muri inshuti nyine shushusheri pole sana. Mugabo niba bikuriho uvuga ngo oyaye, nubwo nagurishije umugore nka Aburahamu, nubwo nasuhutse nka Nawomi, ariko gakondo yanjye si aha, si iwacu, ibi si ibyanjye, ubuzima ndimo si ubwanjye, ugahora upfukamye n'amavi yawe usaba Kristo ngo agukure mu bitari rwawe agushyire mu biri rwawe. Good, very good. Kubera ko niba Data avuze ngo nzagukoresha iby'icyubahiro, ubundi ubaye minisita byakanga, ubaye perezida byakanga, ubaye gavani byakanga, ubaye pasitoro ukora ibitangaza mu kuri no mu mpwemu byakanga, ubaye utuzi tw'icyubahiro turiho, kuki udafite kamwe muri utwo? Ingo z'icyubahiro zirimo, kuki utubatse rumwe muri ibyo? Nzabakoresha iby'icyubahiro. Yosefu Imana yamukoresheje iby'icyubahiro, ntabwo yamukoresheje iby'amanjaganwa n'amafuti. Daniel Imana imukoresha iby'icyubahiro, ntabwo yamukoresheje ibyandagutakiye biriya na biriya, yakoreshejwe iby'icyubahiro n'agaciro kadasanzwe cyane. Daniel sava Imana imukoresha iby'icyubahiro. Kubera iki? Twebwe nk'abakristo ntabwo tuvuka ku bw'ubushake bw'umugabo n'umugore. Kuki tubaho ku bushake bw'isi? Kuki tubaho nk'igisigara? Kuki tubaho ubuzima bumeze nk'ubw'igisigara? Kuki ubuzima bwawe ubushimira uko buri? Oyaye, Imana igukorera igitangaza kandi igutambutse kandi igushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Saha gusa hari n'ahandi ndagomba ko washitsa, saha gusa hari n'ahandi ndagomba ko wangeza, saha gusa hari n'ahandi ndashaka ko washitsa. Ibyo bintu nk'umukristo, ese koko warashyitse? Wowe wageze iyo ujya? Oyaye, ntabwo urahagera. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'i Nazareti, Data wa Aburahamu na Isake na Yakobo, akubambira amahema, aguha akazi kakubahisha, aguha iby'icyubahiro, aguha amashimwe, akuzurize. Turabaraganwa na Kristo Kanani. Ibyiza isi n'ibiyituye byose ni ibya Data. Niba rero inyama tuguriza nyuma, imyambaro tukambariye, uburayi budukuburiye, buri kimwe cyose nturi uwa mbere uri uwa nyuma, uri umutwe gute? Akazi ukora ntaho ukazi, ni akazi kabayabaye gasuzuguritse k'umuruho, ntugapfe ntugakire, ubwo ubayeho gute? Rero uri umutwe, ntabwo uri umurizo. Waremewe gukora ibyiza kandi by'icyubahiro.
ntabwo wakorewe gukora ibibi kandi bisuzuguza Imana nawe, ndetse ntiwaremewe kuba udafite agaciro nk'umurizo, kuko ubwo hari abo Imana yageneye kuba imirizo, hari n'abo yageneye kuba mu biteye isoni, mu bisuzuguritse. Mugabo wowe uve muri izo eta no muri izo ka, uve no muri icyo cyiciro, uhoraho gupromotinga gusapotinge, uvemo mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndaguhezagiye, ndi Profete General Marite kandi ni umuhanuzi. Byizere, upfukame wizere, uve kuba umurizo uba umutwe, uve mu biteye isoni ujye mu by'icyubahiro, mu izina rya Data wa twese n'Umwami wacu Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Amen. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao. Merci beaucoup.